nshaka mva ku ishuri nkashaka ahantu kuryama nkareba abantu mbitse amakaye yanjye, aho kuryamaho kuryama ni ibintu bikomeye cyane. ubwo nari ku bitaro nahahuriye n'umwana wari ufite ikibazo gikomeye cyane, ntekereza kugira ngo ndebe icyo namufasha, mbona birenze ubwenge bwanjye, ariko impamvu mbizanye ni ukugira ngo muteze mukurikira iyi channel cyangwa imbuga zanjye, ugira igitekerezo cyo kugira icyo yamufasha abe yabikora, ariko ntagaragara ko ni umuntu ufite umutima wo gufasha bitewe n'uko ari bwumve iyi nkuru y'umwana. Bishobora kuba kugukora ku mutima nk'uko njye byakoze ku mutima, nawe ukagira icyo wakora, kandi Imana ikomeze kubaha umugisha. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Turanzi Gadi, mfite imyaka 12, nkaba ntuye mu murenge wa Gisozi mu kagari ka Ruhango, nkaba niga, ariko kwiga bikaba ari ingorane kuko niga nta butaha mfite, no kurya imbere ibibazo byinshi, naho kuryama mfite naho kuryama mfite papa aba Nyamirambo, ariko nta kintu amfasha, ahubwo nderayo akanoteza akankubita nkavayo gushaka kuguma niga. Nshaka mva ku ishuri nkashaka ahantu kuryama nkareba abantu mbitse amakaye yanjye. Nambaye mu buzima bukaze cyane bubabaje, dore nk'ubu navunitse kwa muganga, murabibona, namwe mwamfasha rwose, mwari bino video. Ubuzima mbayeho burakaze cyane, nta mubyeyi nta mama mfite, papa nawe se anyitaho, kandi naho kuba mfite naragamutse ikigishansiye, kandi ntabwo najya umeze gutya. Mumfashe rwose mundebere uko mwagenza, ndakomerewe cyane.